Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les insécurités. Uyu munsi perezida w'ihuriro rya AFC ry'imitwe ya politike ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23 Corneille Nangaa yatangaje ko nyuma yo gufata umujyi wa Goma bagiye gukomeza kubohora iki gihugu kugeza Kinshasa. Ibyo Corneille Nangaa yabitangaje mu kiganiro ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bwagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa kane nyuma y'iminsi 3 gusa uyu mutwe ufashe umujyi wa Goma. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les insécurités. Muri iki kiganiro Corneille Nangaa yavuze ko ihuriro rya AFC ayoboye ryamaganya amagambo y'ingengabitekerezo avugwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko M23 ifite umugambi wo gushinga igihugu cyigenga. Uyu muyobozi w'ihuriro rya AFC ry'imitwe ya politike n'umutwe witwaje intwaro wa M23 Corneille Nangaa yijeje kandi umutekano abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Avuga ko nta mwanzi ugihari kuko ngo hari amahoro ndetse kandi akaba yanashishikarije abanyekongo bari hirya no hino ku isi gutaha kuko ngo ubu ari amahoro igoma. Ku rundi ruhande ariko nubwo Corneille Nangaa avuga ibi, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi mu ijoro ryo kuwa gatatu yatangaje ko adateze guhagarika imirwano ingabo ze zihanganyemo n'uyu mutwe wa M23. Icyakora Corneille Nangaa umuhuzabikorwa wa AFC ibarizwamo umutwe wa M23 yatangaje ko batarwanya igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahubwo ko barimo kurwanya ubutegetsi butagize icyo bumariye abaturage. Corneille Nangaa uhakana yivuye inyuma ko haba ingabo za M23 cyangwa se ihuriro rya AFC naho bihuriye n'u Rwanda, mbese u Rwanda rudafasha uyu mutwe. Avuga ko ari umunyekongo kandi ko nabo bafatanyije urugamba ari abanyekongo bafite aho bakomoka. Avuga ko bashaka gukuraho ubutegetsi buriho bakubaka igihugu. Yagize ati AFC cyangwa umutwe wa M23 dushaka gukuraho ubutegetsi budafite icyo bumariye abaturage. Ati dushaka gushyiraho ubutegetsi bushakira imirimo urubyiruko rukava mu bushomeri. Ati dushaka ubutegetsi buhuza abanyagihugu, ubutegetsi buha abaturage ibyo bakeneye nk'ibikorwa remezo. Abanyamakuru kandi bamubaje ku kibazo cyo kugabanya igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice. Nangaa avuga ko badashaka gucamo ibice igihugu, ahubwo ko bashaka kubaka igihugu cy'abanyekongo bashyize hamwe kandi biteza imbere. Iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje guhangayikisha amahanga. By'umwihariko abayobozi b'ibihugu bya Afurika bakomeje guhurira mu nama zitandukanye kugira ngo iki kibazo gishakirwe umuti. Nk'inama yarayibaye yahuje abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba yafatiwemo imyanzuro 9 ikomeye nubwo yabaye Perezida Tshisekedi atayirimo kandi ari we urebwa n'iki kibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo ni nabyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahereyeho avuga ko nta gisubizo bishobora gutanga mu gihe uwo bireba adahari. Icyakora ariko yongera no kwibutsa abitabiriye iyi nama ko mu gihe ibyo baganiriye bisigara muri iyo nama ntibishyirwe mu bikorwa nta kizahinduka. Where is East African community, or does it exist? And exist for what? By the way, even now the person or the country we are talking about is not represented as we are discussing. And it is supposed to be, the country is supposed to be part of East Africa, but nowhere to be represented. So I'm not sure what bearing what we are discussing has on what happens in the process of finding a solution in this country. Muri video yatambutse twari twabagejejeho ijambo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yagejeje ku banyekongo muri rusange ku mugoroba kuri uyu wa gatatu mu ijambo ryari ritegerejwe cyane. Uko yarari kuvuga amagambo yose twabatangarije muri iyo video ni nako inteko rusange y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC yigaga ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje no kurangira ifatiwemo imyanzuro ndetse kandi ikaba yategetse ko iki gihugu kiganira n'umutwe wa M23 byihuse. Iyi nama yabaye ku munsi w'ejo hashize hari kwa gatatu tariki 29 Mutarama y'uyu mwaka wa 2025.
ikaba yarabaye nyuma y'uko itumijwe na Perezida wa Kenya William Ruto unayoboye uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Iyi nama akaba yarayihamagaje mu gihe imirwano imaze igihe ishyamiranyije igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 yahinduraga isura yasize uyu mutwe unafasha umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Gusa ariko nubwo ikibazo baganiragaho ari cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri iyi nama Perezida w'iki gihugu ntigeze yitabira ndetse nta n'umuhagarariye wari uhari. Mu ijambo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagejeje ku bandi bakuru b'ibihugu bagize uyu muryango bayitabiriye, yavuze ko iki kibazo kidashobora gukemuka mu gihe uruhande rurebwa nacyo rudashobora kwitabira ibiganiro nk'ibi bigamije kugikemura. Perezida Paul Kagame yagize ati: mbere y'uko ngira icyo mvuga, reka mbanze ngire n'ibyo mbabaza. Haba hari umuntu n'umwe muri twe wavuga ko atabonaga ko ibi bintu bizaba? Is there anybody among us who did not see this coming? Ati kuri njye narabibonye ko tuzagera ahangaha turi. Ati narabibonaga kuko sinigeze mbona uwakurikiranaga ibiganiro byabaga, uwumvaga cyangwa wageragezaga gutanga umurongo mugari uko ibintu byagendaga bikurikirana cyangwa uko iminsi yagendaga isimburana. Kubw'ibyo rero ndashaka no kubabaza, nk'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ni iki twashakaga kuva mu ntangiriro? Ni iki twabikozeho? Ni iki turi gukora ubu? Ndetse ni iki dushaka gukora kuho dushaka kwerekeza? Ati kubera ko nk'uko Perezida Samia yabivuze, niba ari ukuvuga ibibazo twarabisesenguye, ndumva ibyo twarabisobanuye kenshi. Ati ibintu byose bishoboka twarabivuze. Ati ariko ni ryari tuzahuza ibyo tuvuga n'ibyo dukora kugira ngo tugere ku cyo dushaka? Ati ni ryari ibyo tuzabigeraho? Ati njye sindabibona. Yakomeje agira ati: President, I asked last time in our meeting, the last summit, where is East African community, or does it exist? Ubushize nabigarutseho mu nama yabanje. Ati ubundi umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uburihe? Ubaho cyangwa? Ati niba ubaho ubereyeho iki? Akomeza agira ati hagati aho umuntu uyoboye igihugu turi kuvugaho nta nubwo yagaragaye muri ibi biganiro. Ati kandi icyo gihugu nacyo cyakagombye kuba kiri muri Afurika y'Iburasirazuba, ariko nta nubwo cyahagarariwe. Ati rero sinizeye ko ibyo turi kuganira bishobora gutanga igisubizo ku biri kuba muri icyo gihugu. Perezida Paul Kagame yakomeje agira ati umwuka mubi watangiye kuva igihe twumvaga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba winjiraga muri iki kibazo, ugerageza gufasha muri Kongo, yewe ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zijyayo nazo zigerageza ibishoboka, ndetse twanabonaga ko biri mu nzira nziza. Ati ariko Tshisekedi yahisemo kubikora uko abishaka mu buryo bwe, yegera SADC. Ati SADC iramwumva ndetse yemera kuza gukora ibyo yashakaga. Ati ubundi abantu bose bizera ko ibibazo byakemutse. Ati kandi ibyo twarabyemeye rwose, turagenda turicecekera. Ati mu by'ukuri niki twari dutegereje ko kizavamo? Ati byarakomeje biba bibi. Complied and kept quiet. What really did we expect to come out of this? Now, worse still, Itangazo ryashyizwe hanze n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu gitondo cyo kuri uyu wa kane rivuga ko ibyavuye muri iyi nama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga birimo ko bitabiriye inama bagaragaje ko batewe impungenge kandi ko babajwe n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo kurushaho gukara kandi bukaba bukomeje gutwara ubuzima bw'inzirakarengane z'abasivile ndetse bigasiga ingaruka nyinshi ku kiremwa muntu by'umwihariko abagore n'abana. Nanone kandi aba bakuru b'ibihugu bagaragaje impungenge batewe n'ibikorwa by'urugomo n'imyigaragambyo bikomeje gukorerwa za ambasade z'ibihugu binyuranye ndetse n'abakozi bazo bari Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo rigira riti kubw'iyo mpamvu iyi nama yasabye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurinda ubuzima bw'abadiplomate n'ibyabo. Muri iri tangazo umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wakomeje ugira uti iyi nama yasabye impande ziri mu bushyamirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika imirwano byihuse no kohereza ibikorwa by'ubutabazi ku baturage bagizweho ingaruka. Uyu muryango uvuga ko iyi nama yibukije ko hagomba gukoreshwa inzira z'amahoro mu gushaka umuti w'amakimbirane
kandi inasaba yivuye inyuma guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwinjizamo impande zose zirebwa n'iki kibazo zirimo n'umutwe wa M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro ikabigiramo uruhare. Naho ku ngingo y'ingabo z'umuryango wa SADC nazo ngo zagize uruhare mu gutuma ibibazo bikara, abakuru b'ibihugu banzuye ko hagomba kubaho ibiganiro hagati y'uyu muryango wa SADC ndetse n'uwa Afurika y'Iburasirazuba, ndetse kandi bakaba basabye ubuyobozi bw'uyu muryango kuganira mu gihe cya vuba na mugenzi we uyobora SADC.